urakoze cyane aho ngaho ngira ngo wenda n'abandi bamwe bagenda bumviraho cyase n'umuntu ushobora kuba byaragize imbata mu buryo umwe cyangwa se ubundi ariko no kwirindana ikintu cy'ingenzi cya mbere usibwe n'ibyo ngibyo no kwimana itabikunda ubwabyo ntekereza ko n'ingaruka nyinshi ushobora kubahuriramo nazo kandi nta nubwo ntekereza ko ari ikintu none giteye ishema reka rero twigarukire inyuma tugaruke ku bijyanye noneho no kuba urubyiruko muri iyi minsi urumva nawe uracyari urubyiruko ni gake cyane ushobora gusanga umuntu w'urubyiruko nkawe ushobora kuba wafata umwanzuro wo kuvuga ngo ndifashe ndetse gukora ibyo bikorwa bindi cyangwa se ndetse gukora ibikorwa by'umubiri cyane ko aribyo bidushuka binatwoshya nk'urubyiruko noneho ukumva ko ugomba kugendera muri ya nzira nziza cyangwa se ya nzira Imana idushakamo ese imbaraga uzikurahe cyangwa se n'iki kintu wagiraho inama nk'urubyiruko kugira ngo narwo umuntu we ugifite ya myumvire yo kuba kiri muri wa mubiri we noneho abe ashobora kuyoboka iyo nzira cyangwa se abashobora kwitwara nkawe muri ubwo buryo kuko ntekereza ko kuba warabihisemo n'imyaka imazemo 15 ni ibintu byiza kuko ari bibi warabivuyemo nta n'umwaka ubimazemo wamubwira iki muri aka kanya icyo nabwira urubyiruko dukurikiye kuri televiziyo cyangwa se kuri channel nuko imbaraga ya mbere yo kwirinda ibi byose kuko aho turimo tugana isi irimo iradukurura kandi koko ni wanabarenganya nibyo koko nibyo bihe turi kwinjira mu bihe by'ubuhenebere kandi nanone ni wabatera ibuye ariko mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza barusheho gukomera bakomerere mu mwami ndetse nabo ubwabo bakomere nuko bagana inzira yo gusenga ni ikintu kitumvikana mu matwi ya bamwe kuko urugero uyu munsi wa none hari urubyiruko rumwe ushishikariza gusenga bakumva ko ari bya bamwe hari nabo bitareba ariko imbaraga ya mbere ishobora gutuma urubyiruko rutera imbere mu buryo rw'ibikorwa rusange byo hanze mu kwiteza imbere ndetse no kugira ngo babeho neza banezerewe nuko bakwinjira mu buryo bwo gusenga kuko Paulo we niwe wabivuze neza aravuga ngo shobozwa na Kristo uwe ubasha kuma imbaraga nuvuga ngo Kristo adahari izo mbaraga nizaboneka twese twaba nk'abandi bose kuko ni Kabefeso mu bice bibiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri ni wavuga ngo yaratuzuye ubwo twari dupfuye urupfu rubi cyane rukomeye kandi dupfa tuzize ibyaha byacu kabiri haravuga ngo kandi natwe twari bamwe muri bo tugendera muri kamere ndetse n'ibyo kamere yacu yifuza urumva ko mbere tutari twakizwa twagenderaga natwe twumvaga ko gusambana ari byiza twumvaga ko kunywa inzoga ari byiza twumvaga ko hari ibintu byiza bituryoheye ariko tukimara kwizera Yesu cyangwa se Yesu adusanze muri ibyo ngibyo asanga tuzabipfiramo asanga bizatwica bizatugira imbata ku myaka 15 zaba washaje myaka 30 uzaba wakuwemwo amenyo uzajya mu kabaro nk'icopa bagukubita irinde amenya ashiremo irangije kutwitegereza ituzura idukuye muri iyo mirimo ya kamere niyo mpamvu uyu munsi wa none inama nagira abadukurikiye nuko bakwemera kugira ibyo bata kuko kugira ngo utere imbere ubundi kugira ngo ugire icugeraho nuko hari ibyo reka kugira ngo ugire icugeraho nuko utera intambwe nyine ukagisanga ntabwo icyo ukeneye kigusanga ahubwo icyo ukeneye uragisanga urakoze cyane urumva ko ni inama nziza cyane ni inama nziza noneho dukwiyeho kamera ntiwambwira nk'impamvu wenda kubera icyo udashaka kukuze washaka ndimo ndabitegura mu gihe kitarambiranye biraza kumenyekana harabura iki ngo tugutwerere nta kintu na kimwe kibura haracyabura w'amarangamutima yanjye afokasinga abakobwa bose buzuye umujyi bari ahangaha koko ubuze umukobwa neza ukurwa n'amarangamutima yawe mu gihe bikwiriye azaboneka wazakora ikizi icyo gihe gikwiriye ugashiduka ushaje wa musore we oya ntabwo nasaza ko nta mugabo usaza nibyo muri gutuma abakobwa abandi bahera kwishyiga ngo nta mugabo usaza wahashatse oya mu gihe gikwiriye umubwiriza yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo igihe cyose kigira igihe cyacu kandi avuga ngo igihe cyose kigira igihe kigisimbura ntabwo igihe kibaho ari igihe uvuga ngo igihe cyose gifite umusimbura wacyo w'igihe ni uvuga ngo ntabwo nenda kwishyira mu gihe kandi igihe cyanjye kitari cyagera
urumva ngomba gutegereza igihe cyanyacyo kuko nshobora kwirukanka ngasanga uwo nsize wakazantanga kugera iyo njya kanarahagurutse mbere. ubu nta muntu Imana iragutungira agatoki kubwira ati reba uyu? Oya, nawe ushobora gusanga ari ukuntu utajya cyane n'ubwo ujya ubisengera ntabwo uragera igihe we cyo kumva ko ari ngombwa ngo bishyire imbere icyo cyifuzo gishyira imbere uvuga ati rwose Mana iki nicyo nshyize imbere yawe ngaho nk'umugeni mwiza cyangwa se mpitiramo. Oya, ubu ndacyasize imbaraga mu gukorera Imana, haracyari ibintu byinshi, ndacyafite imbaraga, ndacyari umusore, ndacyari umujene, imbaraga zanjye nzifokasinze mu gukorera Imana kugira ngo izina ryawe rigire aho rimenyekana, kuko uyu munsi wa none hari abatari bamenye Imana kandi mu mitima yabo banyotewe kumenya iyo Mana. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none Imana iduhamagaye kugira ngo tube ibihumuriza by'imitima itendebutse. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ngiye kugira ibyo mvangamo, hari izindi mbaraga zanjye zagirute zatakara zitagirira umumaro Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero mu mbaraga zanjye mfite fokasinze kugira ngo manze ngire ibyo ntunganya mu gihe gikwiriye n'Imana nayo izagira ibyo ntunganyiriza. Akabazo k'amatsiko, ufite akazi urakora, ni iki kintu gitwara amafaranga yawe cyane ariko cyane kimeze nkaho cyakurembeje kuri wowe nyine uvuga ati iki nicyo kintu spending amafaranga ya menshi mu buzima bwanjye bwose? Urakoze. Akazi mfite ni ugukorera Imana, uko nyine ufite gusa mu isi nta kazi k'imirimo y'amaboko nkora. Hari ikintu kinteye amatsiko aho ngaho nyine mpise nibaza, urumva umuntu wese ngira ngo n'udukurikira ashobora guhita agira amatsiko akibaza, gute urambaye ntabwo wambaye ubusa, ukenera kubaho, niba ushobora kuba wenda aho basinzi niba ukodesha cyangwa se uhura n'ibindi bibazo mu buzima busanzwe duhura nabyo bisanzwe, ese wowe ubikemurira gute muri wa murimo w'Imana? Turabizi ko irashoboye ariko nanone ifasha wa muntu wifashije. Ese wowe bikunda gute? Ibibazo byawe nyine ubwo bikemuka gute? So kwinjira mu buzima hanini ariko unyemerera hari umuntu ufite amatsiko nawe ushobora kumva ko ashobora gukora nkawe akayoboka inzira nk'iyawe. Nari nshobora kuba mfite kano kazi isandi umunyamakuru ndimo ndakubaza, ariko nakumva ibyo ngibyo ari byo bifatika cyane byandutira ko ndi umunyamakuru nkava hano nanjye umpaye gahunda ahubwo tukajyana tugafatanya. Okay. Iki kibazo abantu benshi bajya bakibazaho, niyo mpamvu uyu munsi wa none hari bimwe byateye nk'urugero gutukisha izina ry'Imana bitewe n'impamvu runaka. Ariko ndagira ngo maramatsiko abantu benshi badukurikiye, Bibiliya itubwira neza ko ubwo Yesu yageze aha ngaha ku isi yakeneye abantu bamufasha umurimo mu buryo bw'umubiri, atari yajyanwa mu ijuru akiri umuntu nkatwe. Byabaye ngombwa yuko agenda anyura ahantu henshi, yagiye asanga ba Petero baroba. Urumva ko natwe hari aho twahoze, ntabwo twamye tudafite akazi. Namye mfite akazi keza cyane membwa n'amafaranga menshi, ariko ubwo yansangaga muri ako yaranyitegereje abona nduwumumaro, anyitegereje abona nduwumumaro kandi akwiriye kunkoresha. Hanyuma ibyo ngibyo byari gutuma ntabohoka mu buryo bwo kuyikorera mu buryo bweruye. Byabaye ngombwa yuko ibyo ngibyo mbisiga ndamukurikira kugira ngo mu gihe gikwiriye nibera umumaro cyangwa se numvire ijwi ryayo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero Bibiliya yavuze ngo uko inyoni zidahinga n'uburabyo butabasha gukora kandi burambara busa neza. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Imana yo iravuga ngo mujye mu byanyu nanjye nzajya mu byanyu. Rero nubwo mu by'umwuka cyane ntabwo turi buze gusobanukirwa. Okay, nibyo ndabyumva. Aho uri gukora akazi ku buryo bw'umwuka ariko ku buryo bw'umubiri hari ibyo ukeneye kubaho. Hari ukubayeho mu buryo bw'umwuka, hari n'ukubayeho mu buryo bw'umubiri kuko uracyawambaye. Noneho bya bindi dukenera mu buzima bwacu bw'umubiri, bya bindi bisanzwe, aho howeho biva gute mu buryo bw'umwuka bikaza mu buryo bw'umubiri? Niho hantu nshaka kumva. Urugero, urambaye imyenda wambaye ivahe, ntabwo uyigura? Ndayigura. Utanga amafaranga? Yes. Ayo mafaranga yarava he? Nose reka nkubaza ikibazo nk'umunyamakuru. Ibyo ubundi uwakubaza ngo Imana ninde, icyo gisubizo wakibona? Bambwira wenda kinsubiza Imana niyi, Imana irihe cyangwa Imana ninde? Wayinsubiza? Iba muri twe. Okay, Imana iguha imirimo yayo igaragarira muri twe. Imana iguha nuvuga ngo igisubizo kiraho, kuko nuvuga ngo twakurikiye Imana, tukimara kuyikurikira nayo hari ibyacu igomba gukemura.
urugero yabizi ko tutarara hanze, yabizi ko tutakwambara ubusa, yabizi ko ku murimo wawe tutari bugende n'amaguru. Niyo mpamvu iyo mana rero, imana iri muri wowe, muri wowe, iri muri abo bantu, iri muri wowe. Niyo mpamvu rero wowe wa mana we ukemura ibibazo byanjye, kandi ntago kubikemura ari ngombwa kubikemura ariko naje gutega amaboko imbere yawe, no, ahubwo we nk'imana yanjye nakurikiye nkorera umurimo, ugomba guhita ubona ko ari byo binkeneye. Tono ngomba kurya, saa sita nkarya, mugoroba nkarya, nk'uko abazindukiye mu kazi bagomba kurya, ndetse nkanagenda na transport nk'uko abagiye mu kazi bagiye, kuko nuvuga ngo niba bisi bakorera isi bakabona ibihembo, nanjye niba nkorera imana ngomba kubona ibihembo bitutse ku mana. Ibyo nibyo ndabyumva, ndanabyemera, ariko noneho hari ikintu kitarimo kumvikana neza pe. Wayikorera ariko ntibikuye ko unashoboye gukora ibindi nabyo ubikora. Cyatumenyereye ko ushobora kuba ufite ibintu runaka ukora, noneho kwagusenga, kwakumvira imana, kwakugendera muri ya nzira nzima cyangwa se muri murongo muzima, ukajya usanisha ibyo usaba wowe cyangwa se ibyo ushaka, ukayibisaba ariko ikabinyuza muri bya bindi ukora. Usengera abantu bakaguha amafaranga? Oya, ntabwo nsengera abantu ngo bampe amafaranga. Hari abantu ubwiza se bakaguha amafaranga? Oya, ntabwo kubwiriza abantu ubundi sobanukirwa iki. Bibiliya yo Yesu atuma intumwa, bamwumvise neza, yarababwiye ngo nimugende mubwiriza amahanga yose. Hanyuma ntabwo kubwiriza, igisobanuro cyo kubwiriza ntabwo ari ngombwa guhabwa amafaranga. Wabyumvise neza? Namwe ngusobanuro nuko utabyumva, urimo urashaka kwinjira cyane kandi naguhaye igisubizo cya nyacyo. Mu ijambo rimwe nakubwiye ngo iyo ukoreye umuntu amenya ko hari ibyo ukeneye hano mu isi. Rero niba imana yo mu ijuru twese tuzi, nk'uko wamwumvira ngo imirimo yayo iri muri twebwe ndetse imirimo yayo iri muri wowe, ofete imana ikorera muri wowe, ukamenya ko hari icyo umuntu w'imana akeneye, kandi ukagikora atari ngombwa ngo agutegeye amaboko, ukagikora atari ngombwa ngo arakubwiye. Ndabizi neza ko Bibiliya itegeka ngo ivuga muri Yesaya 3:10 niho bavuga ngo mubwire abakiranutsi, babyumvise neza, ko bazagubwa neza kandi ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Babyumvise neza? Ndagira ngo ngusobanurire n'abakozi b'Imana birirwa mu rusengero, n'abakozi b'Imana birirwa mu rusengero, nabo bari ku murimo, kandi uyu murimo bariho bazawuhemberwa. Abyumvise neza? Nk'uko nabo mu isi nabo bagiye ku murimo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero tudacogora gukorera iyo mana amanywa n'ijoro, kuko ibihembo byayo birahari kandi biragaragara. Urabizi yuko hari abapasiteri bahembwa, haba ari imishahara yabo? Urabyemera? Abapadiri bafite imishahara yabo. Abo bose si abakozi b'Imana? Ubona ko nta kandi kazi akenshi nako kazi baba barimo gukora, wa murimo w'Imana, ariko si kuki hajyaho umushahara wabo. Rero reka nkubwire, umunyarwanda niwe waciye umugani aravuga ngo ntawishinga, mbagiye kubivuga ko saza bitari ngombwa, kuko ngo iyo wishinze undi urayoba. Babyumvise neza? Ni ukuvuga ngo bitewe nawe wenda ayo madini yabageze yiyubaka, ubwo bushobozi burahari, ariko ndagira nkubwire ijambo rimwe, suze kuribara mu mwuka cyangwa mu mubiri, Imana ifite inzira nyinshi ziruta uko bitekereza, kuko ishobora kugutunga ikoresheje uwo mushahara w'itorero ukoreramo. Wabyumvise? Ariko ishobora no kugutunga n'iryo torero ridahari. Nose reka nkubaze, muri iki gihugu nta bashomeri barimo badafite akazi, barangije bafite diplome, bamaze igihe badafite akazi, ariko se wababaza ngo barya iki? Bararya, babaho, bafite imiryango, batunze kandi bariho. Nuvuga ngo mu ijambo rimwe ngiye kugusubiza, Imana iri hejuru ya byose, ifite imbaraga. None ubwo buryo urumva ko uko buri gukora, navuga ko ntago ari uburyo buziguye, kuko ntago ari uburyo ushobora gupuraninga uvuge ngo wenda uku kwezi nzinjiza aya ngaya, nyuma y'umwaka runaka nzaba mfite budget ingana gutya nshingiye ku mushahara ninjiza buri kwezi, cyangwa se nshingiye ku bushobozi mba mfite bw'icyo gihe. Isaha ku isaha uba wicaye uvuga ati byahinduka, ntubuzi nawe uko biri buhinduke, hari n'igihe byakwanga. Ese ubwo twashishikariza umuntu kuba yagukurikira muri iyo nzira, cyangwa ubwo twashishikariza umuntu kuba yatyaza amaboko agakora ariko akanasenga?
hari ikinyamakuru kimwe mperuka gukora ikiganiro ntabwo nanjye ndagaruka ngo usubize barambajije ngo ese ari amahirwe azanwa no gukora n'amahirwe azanwa n'imiryango ni aya mahirwe twakwizera mbasubiza ijambo rimwe ndababwira ngo muri ayo mahirwe yose nta na rimwe wakwizera ari amahirwe azanwa no gukora n'amahirwe azanwa n'imiryango nta n'ihirwe na rimwe wakwizera urugero uyu munsi wa none ntabwo wakwanga gukora ngo nuko so afite etaje ejo bashobora gusanga ituye mu gishanga bagakubita hasi bikarangira babyumvise neza kabiri ushobora kwiringira akazi ejo bikaza kurangira bikaba ngombwa yuko ikiguri gukorera kiba ikigo mpuzamahanga amashuri wize bikaba ngombwa yuko batayakenera bikarangira usubiye hasi wabyumvise bakavuga ati wenda diplome yawe ufite nukujya kuba umukirina urumva ko niba wari umuyobozi ukora muri biro ariko amashuri yawe izabaye 0 ijambo rimwe nshaka gusubiza ku kibazo ushaka kukubwira wabyumvise ndabizi ko amahirwe azanwa no gukora ni amahirwe yego amahirwe azanwa n'imiryango ni amahirwe ariko ihirwe rya mbere ni ihirwe rizanwa n'Imana urugero ihirwe rizanwa n'Imana iyo rije ritutse ku Mana ko kikavuga ati amahirwe nageneye runaka azaturuka ku miryango ye iraza byabinika birinda bikazagutunga iteka ryose babyumvise neza kabiri ihirwe rituruka gukora iraza ikarinda akazi kawe ukagakora umwaka umwe imyaka 2 ukarinda ugira pasi ukigakora batarakwirukana atari ukuri umunyembaraga atari ukuri umunyamashuri atari ukuri mwiza ariko kukari ihirwe ryazanywe n'Imana Imana ikurindira muri kakazi nukuvuga ngo rero uyu munsi wa none ntabwo abantu bose bazakorera Imana babyumvise neza ariko abantu bose ni abakozi b'Imana nawe ubwawe uri umukozi w'Imana wakubaza ngo uri umukozi w'Imana gute nubwo abantu benshi bibwira ngo abakozi b'Imana nabajyara ku gatuti bagahanura bakabwiriza ubutumwa ariko uyu munsi wa none hari n'abajya gusura abantu kwa muganga hari n'abajya ku mashuri wenda ugahura n'umwana bamwirukanye ukamugurira amakaye ukoze umurimo w'Imana rero nuvuga ngo umurimo w'Imana ukorerwa ahantu henshi hatandukanye kandi inyungu zo gukorera Imana ziragaragara kandi zikaboneka mu bifatika aho urumva ko ariko ibyo bintu ntago biziguye ku buryo sinzi wenda abadukurikiye reka mbabwire muri komenti umugerageze mutwandikire nyamuneka namwe niba cyo mudasobanukiye mujye mutwandikira niba mwakunze umutumirwa wacu mujye mutubwira hasi muri komenti kandi niba cyo mwifuza kindi gusobanuza kirenzeho mujye mutubwira tuba tuhari tubareba dukurikirana komenti zanyu ndetse kandi wowe ukunda kubana natwe rwose urabizi ko abatumirwa bo tuba tubafite kenshi cyane kandi nabandi mwifuza mujye mwandika mutubwire uwo mushaka tumubazanire tuganire nawe tubashe kugira byinshi twunguka tubashe kugira ubundi bumenyi tugira aho tuva tugiye naho twerekera turebe ko twese twafatanya tukubaka societe nyarwanda reka rero noneho mbere yuko dusoza tugaruke kuri ya ministeri urimo cyangwa se usengeramo no kuvuga kuri ya ministeri mubamo abari tugarukaho tunasoza ese umuntu wifuza kuba yabana namwe mukora gihe ki ese mukorera hehe kugira ngo ube wayobora nk'umuntu wifuza kuba yabana namwe cyangwa se uburyo ashobora kuba yababona kugira ngo nabe yakwifatanya namwe mu murimo mwiza mu gikorwa cyiza cyo kuba twakora umurimo w'Imana nibyo birakwiye kandi koko niby'agaciro ubuzima butari mu Mana nta silence ntago babushinganishije ubumeze nk'uriho nta mituweli buragoye buravuna kandi ugasanga wa muntu uri mu Mana cyangwa se wa muntu ubasha kuba afite ya silence hari ikintu akurusha ubyange cyangwa ubyemere usenge cyangwa ubyihorere ariko nawe urabizi neza ko Imana ikora kandi iriho rero utameze neza reka nkubwire ko isaha ku isaha byahinduka kandi byashoboka uyu nawe nta kandi kaza akora ariko urumva ko ubwabyo umurimo w'Imana ubwabyo kuba yizera Imana kuba yikorera kuba afata igihe ubwabyo akabiha umwanya akavuga ati umwanya wanjye wose mfite niba nta kazi ndimo ndakora kandi reka nkwerekeze n'umutima wanjye wose nkwerekeze ku Mana ni ibintu by'agaciro nawe byaguhindura amateka nawe ejo byaguhindura undi muntu ugitangaza ejo nawe wakwicana tukaganira reka none tubwire nihe umuntu yabasanga nihe hantu yobora abantu ku buryo cyangwa se ari uwifuza kuba yafatanya namwe muri urugendo
murakoze umuntu wese udukurikiye wakurikiye iki kiganiro niba waryohewe ukande muri comment kandi uze ukanda subscribe ndetse na sharing ku bandi bantu nabo babashe kuryoherwa. Hanyuma umurimo w'Imana tuwukorera Kacyiru ahantu bita Minagri, duterana kuwa gatatu dutangira saa 6 tugasohoza saa 11 bitewe n'impamvu zuko impamvu dutangira izo saha nuko hari bamwe bagomba kuzindukira gushaka ibibatunga, ariko nanone tukaza gufata amasaha yo kuza kuba imbere y'Imana, abakora ama business bagiye gukorera abandi kugira ngo tuze kubona umwanya wo kuba imbere y'Imana, kuko ibya Kayizari tugomba kubishakira umwanya, by'Imana tukabishakira umwanya. Rero duterana kuwa gatatu wa buri cyumweru, ni rimwe buri cyumweru ko ni ministeri ntabwo ari itorero ngo uvuge ngo dusenga no ku cyumweru, no, ni ministeri ushaka kubana natwe yazaduhamagara tukamuyobora, cyangwa se akadusanga bayahazi tukabana mu materano yo gushima Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero inshuti bakunzi bakurikira Greta TV, tureka mbabwire ngo ibyiza byacu cyangwa se ibiganiro byacu nakagaruka kandi aho tugiye turahari, mutwandikire mutwereke ko turi kumwe natwe, turabakunda cyane kandi muri abantu b'ingenzi, cyane cyane wakoze subscribe. Reka nkubwire ngo umuntu w'agaciro cyane kuri twe, niwo dutera kuba tubazanira umuntu nk'uyu tukaganira, nimwe mudutera kuzabazanira n'undi kubera subscribe hanyuma mwakoze, tuyiha agaciro cyane. Murakoze cyane, bye bye, ciao ciao, naho utaha. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha.